Munkundire mbasuhuze nanone mbaha ikaze ngushimire wowe wamaze gukora subscribe, share, comment na like, ariko by'umwihariko ndashimira abantu bagiye kureba iki kiganiro ubwa mbere, cyane ko iyo ufunguye video ukabona ikiganiro nta kindi burya iri umuntu ukunda ibintu by'abantu bakora ukabishima rwose ubishoboye wahita ukora subscribe. Ndagusabye kandi ubikore, Imana iraguha umugisha. Icya kabiri, reka mbifurize kugira ubuzima buzira umuze iteka ryose. Abakunzi ba Gereza TV mba numva mwaba bakire, mwaba abantu badasanzwe, mbifuriza ibyiza nkuko namwe mubinyifuriza, kandi ndabizi ko munkunda, nanjye ndabakunda. Rero munkundire dusenge Imana, twumva ijambo ry'Imana. Abantu bari mu bihugu bitandukanye, abantu bari mu Burayi bo bari mu gihe cya neje, mbabwire ngo nimukomere, mwihangane, wumve ijambo ry'Imana wiryamiye, cyane ko muri kiriya gihe muba murimo kiba kitoroshye. Natwe rero twagize umugisha wo gutura muri Afurika. Muri Afurika ba klima nziza, ibihe bigenda binyuranamo, nubwo izuba harimo hamwe na hamwe rigenda ricana cyane, hamwe hagashyuha. Muri za Sudani haba hashyushye, ahantu hatandukanye, ariko turashimira Imana nk'abanyarwanda. Tugira burya abanyarwanda klima nziza, klima iri favorable, niko twabyize muri geography. Tugira klima iri cyo bita favorable, nziza cyane, idashyuha cyane, itanakonja cyane. Mwumva ko ari amahirwe tugira kurusha abandi. Hamwe harimo bari kwicwa na neje, abandi izuba ryabacanyeho cyane, baba bafite reprise eleve y'ubushyuhe, ubushyuhe buri hejuru cyane, abandi bari muri dogere ziri hasi cyane z'ubukonje. Ugasanga rero umugisha tugira twebwe abanyafurika, ariko ndivugira cyane abanyarwanda, ubona ko tugira klima nziza. Nabyo Imana ibihererwe icyubahiro. Rero mbifurije gukomeza kuryoherwa n'ubuzima, kandi ntimukabure umwuka wera. Icya kabiri, ntimukabure amafaranga. Imana ijya iduha amafaranga, cyane ko burya amafaranga ariyo akemura ibibazo byo muri iyi si, mu buzima bwo muri iyi si, ariko ntakemura ibibazo by'ubugingo. Ibibazo by'ubugingo biraharanirwa, bisaba ko wizera umwami Yesu. Wamara kumwizera, umuntu wese wizeye umwami Yesu umwami n'umukiza we aba abika ubugingo buhoraho. Ibyo rero birasaba kubyumva, amara kubyumva ukabyizera, amara kwizera ugategereza igihe Kristo azaza gutwara itorero. Nkundira dusenge. Tumara gusenga turinginga Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro. Mana nyir'ububasha n'ubutwari n'ubushobozi, ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ifite imbaraga n'imbabazi, turagushimira ko tugeze kuri aya matariki y'uku kwezi kwa mbere 2025. Nta gikuba kiracika mu bacu, n'abarwayi ndabizi ko uzabakiza, ndetse n'abagize ibyago tutamenye. Turagushimira ko ugomba kubahumuriza, ugahumuriza imiryango yasigaye. Ni wowe wese w'imfubyi, ukaba umucamanza urengera abapfakazi. Turagushimiye ko nta wacu uzajugunyanga, ahubwo uzajya ugenda uturenda, uturengera. Nubwo bisa nkaho bitemera, ubuzima butemeye, butatworoheye bamwe muri twebwe, ndasenze kugira ngo ibyanze 2024 2025 byemere. Ndinginga sengera buri muntu wese ufite ibibazo n'ibigeragezo, kugira ngo muramburire amaboko, kandi nk'uko wabisezeranije niko Salomo yandika igitabo cy'Imigani 31:20, aravuga ngo aramburira abakene ibiganza, kandi indushyi akazitiza amaboko. Nyemerera uturamburire ibiganza byawe nibibumbukire kuri umuntu wabuze uko abigenza. Ibiganza byawe bibumbukire kuba bagiye gusohora mu nzu, ibiganza byawe bibumbukire ku mfubyi n'abapfakazi, ibiganza byawe kandi bibumbukire ku gihugu cyacu dutuyemo n'abari hanze yacyo, bitwa ko ari abakozi bawe. Bagirire neza buri muntu wese, umurengere. Impamvu mvuze ko warengera abitwa ko ari abakozi bawe, biravuze ngo uzagirira neza. Mugirire neza cyane abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu yanjye. Nanjye ndabasengeye abakozi bawe aho baherereye, bashobora kuba bafite ibibazo n'ibigeragezo, kugira ngo barengere.
ukuboko kwera kw'Imana, imbabazi zawe, urukundo, ineza byose bibe ku bantu bawe, kandi igihugu cyacu ukomeze ugihe amahoro, utugire neza, ugire icyo ukora ku buzima bwacu, senze nize izina rya Yesu, amen. Munyemerere, hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo ninkomeze nkorere Imana, ariko kandi nirinde kumera nk'abandi. Byatumye ntekereza ibintu byinshi, kandi bituma numva ngizemo ubwoba. Nabyutse numva ku binyamakuru bitandukanye, murabizi ko turi muri mode ya digitali, turi mu isi y'ikoranabuhanga. Ntabwo bisaba ko abantu birirwa bakora amanama kugira ngo umenye amakuru. Rwose wiyicarira mu rugo rwawe, upfa kuba ufite mega zawe, wimenyera amakuru. Nagiye ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko natwe tuzikoresha social media, numva ibiganiro bigiye bitandukanye, ukuntu abantu bafashe itorero rya ADEPR barigize byacitse, ngo abakozi b'Imana babirukanye, ngo insengero zirafunzwe burundu. Ariko igihe ikintu nakuyemo gikomeye, nahise numva binteye ubwoba. Aho kugira ngo abantu bahugire mu cyo bita gukizwa no gukiranuka, bari kuvuga ibintu bitanabareba. Ubundi niba umubyeyi abona ko adashoboye kurera abana, adashoboye kurera, ashobora kubicaza akavuga ati rero mwabana mwe, mwebwe namwe mufite amaboko, nimwige gukora, mushakisha ubuzima. Biriya nibyo umuvugizi yakoze, kubera yuko nimba wa mugani itorero rya ADEPR ridafite ububasha n'ubushobozi bwo guhemba abakozi bose, kandi aho bakuraga muri izo nsengero, hanyuma ya mafaranga avaga mu bakirisitu, akaba ari yagaruka agahemba bayobozi bayoboraga amatorero, Izayi ntabwo ari bubone amafaranga ari buhembe igihugu cyose, kandi nawe ntabwo ari bufate ku mushahara wiwe ahembwa waze kuwugabanya abapasiteri wenda abo muri Kigali. Ntibishoboka. Ahubwo gihe ibintu bakoze nabishimye, kubera yuko aho kugira, kandi erega nta nubwo babirukanye, uretse ko abantu babigize intambara ngo babirukanye, ngo buriya amatorero ngo bayafunze. Rwose ku bwanjye nabonye nta byacitse, ariko abantu babigize byacitse. Mvuze ibi bintu kubera iki? Abandi muri iki gihe ukuntu abandi bateye, bapfa kubona akantu kabaye bakabigira ibintu birebire. Mwirinde kumera nk'abandi. Abandi baba barekereje kumva inkuru mbi ikuvugwaho, baba biteze kumva kanaka yakoze iki, bakabona icyo bavuga. Itorero ry'Imana, yewe ugikanyakanya gukizwa, wowe ucyumva ufite ishyaka n'inyota byo gukiranuka, irinde kubirebera ku bandi. Kandi umunyabwenge nureba ibintu byinshi, akanumva byinshi ariko agatinda gusubiza, ukareba ukicecekera, kuko buriya impaka zaturwane, ngo turwane ntabwo ari nziza. Niyo mpamvu umwuka yamishuriye iki kintu kukibabwira, byari kubaganiriza ijambo ry'Imana, ariko rifite intego ivuga ngo nta kidasanzwe, ubundi nta gikuba cyacitse, ni ibisanzwe, nta kintu kidasanzwe. Ibiriho ibyo muri kumva nta kintu kidasanzwe. Munkundire kugira ngo muze kumva ijambo ry'Imana ko nta kidasanzwe, ari ibintu biri normal. Turaza kwifashisha urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cyaho cya 4, mwumve amagambo Imana ivuganye n'abantu bayo. Uraza gukuramo ay'ingenzi, cyane ko ibintu byose bivuzwe burya nubwo mu ijambo ry'Imana ari ijambo ry'Imana, ugomba gukora analize, ugatekereza ngo uyu mwigisha uri kwinyigisha izi nyigisho, ese mu by'ukuri koko hari n'inyigisho z'ibinyoma zibaho, kandi abantu bakifashisha Bibiliya. Nimba umuntu akubwira ngo hari umugabo wabyutse anyandikira ibintu birambabaza cyane, ambwira amagambo akomeye, ambwira ibintu numva nari kumva neza, ambaza ibintu ntashobora kuvugira imbere ya kamera, ariko nasanze hakiri abapagani kandi koko basenga, kandi uwo muntu nawe avuga ko ari umuntu usenga. Ariko ibintu yanyandikiye ambaza ibintu biterekeranye bijyanye n'isi. Bene data, nasanze isi igeze ahantu habi. Bene data, biragoye kumenya ukijijwe n'udakijijwe,
ubishoboye warinda izamu ryawe. Munyemerere dusome urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4 dore ku murongo wa mbere. Mwuka aratuyobora aho tugeze. Haranditse ngo ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, mube ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahere ko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora ibyo Imana ishaka. Kuko igihe gishize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, cyari gihagije no kugira ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi no kugira ibiganiro bibi no gusinda n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubusambanyi nkabo babasebye, nyamara bibazwa n'uwiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye. Kuko icyatumye abapfuye nabo babwirwa ubutumwa bwiza ari ukugira ngo bacirwe urubanza mu mubiri mu buryo bw'abantu, ariko habeho mu mwuka mu buryo bw'Imana. Umurongo wa 7, Bibiliya iravuze ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga, ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mucumbikirane mutitotomba, kandi nk'uko umuntu yahawe Imana aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'umuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Umuntu wese navuga avuge nk'ubwirijwe n'Imana, nagabura ibyayo abigabura afite imbaraga Imana itanga, kugira ngo Imana ihimbazwe muri byose ku bwa Yesu Kristo nyiricyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amen. 12, Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza. N'uyu murongo cyane nagendere. Bakundwa, mwe gutangazwa, torero, mwe gutangazwa n'ibiri kuvugwa. Bana b'Imana, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushisha ishyano, ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishime bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa. Ubwo mutukwa babahora izina rya Kristo murahirwa, kuko umwuka w'ubwiza aba muri mwe, ari we mwuka w'Imana. Ntihakagire umuntu muri mwe ubabazwa bamuhora kwica cyangwa kwiba cyangwa gukora inabi yindi cyangwa kuba kazitereyemo. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana ku bw'iryo zina. Kuko igihe kigiye gusohora, urubanza rukabanziriza mu nzu y'Imana. Ariko se niba ruzabanziriza muri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Mureka turekera aha aya magambo. Ndashaka kubabwira ngo nta gitangaje kirimo, ni ibisanzwe, ahubwo mumenye iki? Bene data, mwirinde cyane kuko hazabaho urubanza. Kandi ejo bundi nabigishije amagambo akomeye avuga ngo ibyo ukora byose bikore wirinda kuko hazaba urubanza. None Bibiliya Petero nawe bivuzeho, atubwiye amagambo akomeye, aravuze ngo bene data, nimutangazwe n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yabo, kubera ko ibyo ntabwo bizabura kubaho. Bazabagerageza, bazababeshyera, emwe no kuba bafunga isengero nta gitangaje kirimo,
kuba abantu bakuvuga bakakwita igisambo, bakakwita umujura, bakakwita umusambanyi kandi utari we, bakakwita mbese buri kintu cyose. Reka nkubwire ko there is no new under the sun, nta kintu gishyashya munsi y'izuba. Niko uwo mugani umwongereza uciye, aravuga ngo there is no new under the sun. Mu yandi magambo, nta kintu gitangaje kirimo. Ibi muri kubona muri iki gihe torero ry'Imana byahozeho, agasuzuguro bagusuzugura, n'abakera barakabasuzuguraga, na Yesu baramusuzuguye kugeza ku kigero bigeze babwira Yesu ngo ni umukuru w'abadayimoni, ngo ni Bezebuli, bisobanura ngo ni umukuru w'abadayimoni. Bivuze ngo ubwo basuzuguraga Yesu bakamuca amazi, wowe rero kubera kuri pasiteri, kubera kuri umwarimu, kubera kuri umuvugabutumwa, ngo ntabwo bagusuzugura. Nta kintu kidasanzwe ko umuntu yakwataka akanagutinya ukuri umubyeyi, waramuhaye n'igaburo, waramusengeye. Ibi nta kintu kidasanzwe gihari, nta kintu kidasanzwe. Bene data, reka mbabwire ngo icyo mukwiye kwitaho ni kimwe: iherezo rya byose riri bugufi. Petero yavuze ngo bene data, haleluya, nimugabura iby'Imana mubigabure nk'abera b'Imana. Ikintu cyose ugiye gukorera Imana ugikora ushyizeho umwete, kuko igihe kigiye kuza ndetse gisohoye rwose. Hagiye kuzabaho urubanza, ngubwo urwo rubanza ruzabaho ruzabanziriza mu b'inzu y'Imana. Ibi byose muri kubona, ibi ni ukuramukwa, bimeze nk'uko umugore ajya ku gisera yenda kubyara. Ibi birabanziriza neza kugaruka kwa Kristo, kandi ibi byarahanuwe. Ibi ni ubuhanuzi buri kugenda busohora. Ishyanga rizatera irindi shyanga, abavukanyi bazangana, umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Umwanzi w'umuntu Bibiliya ivuga azaba uwo mu rugo rwe ni iki? Nabo musangira igaburo, nabo mugendana, nabo mubana umunsi ku munsi. Mwakoranye umurimo nibo bazahindukira. Kare nigeze nabona kuri telefone ya madamu, hari akavido nabonyeho k'abantu bitwa ko ari abaririmbyi, umuririmbyi uri kurwana na mugenzi we, umuntu wakamwoherereje, ukabona bari mu murimo w'Imana, bose bahuje umurimo, ariko ukabona umwe ari kurwana n'undi. Ndibaza ibi bintu ni ibiki? Abo mu murimo bari kurwana, abasengana babasubiranyemo, nibo bari kuvugana, nibo bari ibintu bisa biri kugenda byivanga. Ariko ukuri kubibona mu murimo cyangwa se ukuri kubibona mu buzima busanzwe, nta kintu kidasanzwe. Ibi byahozeho, ahubwo buri muntu wese niyite ku iherezo rye. Imana nishimwe, haleluya, Imana nishimwe kandi himbazwe. Ubu buzima turimo bwa buri munsi, icyo musabwa ni kimwe: ni ukubera amaso ubugingo bwanyu, kuko ibi biri normal. Bene data, nimutangazwe no kubagerageza, n'ikobe ryo kubagerageza hagati yabo. Niko Bibiliya ivuze. Petero niwabihanuye aravuze ngo nta gitangaje kirimo kuba bakwataka bakakuvuga. Nta kintu gitangaje, nta byacitse bihari. Ko umuntu ashobora kuvuga ati buriya abapasiteri noneho barabaho bate, bararya iki, biragenda bate? Ibi nta kintu gitangaje pasiteri, nta kintu gitangaje mukozi w'Imana, mwarimu, kuba babahagarika. Ibi ni ibintu biri normal. Ngo amezi 3 babahaye, hari abatangiye kuba ati noneho barabigenza gute, abandi bahita batangira kuvuga ngo insengero ngo n'ubundi birarangiye. Reka mbabwire, nimucike intege, ahubwo abantu bari gukora, abantu batari buzuza ibisabwa mu nsengero, mushyiremo imbaraga, kuko insengero Imana izazifungura. Itorero ry'Imana, bera b'Imana bongere baterane aho bakinze insengero, basaba ko ibyangombwa bituzuye byongera bigashakishwa. Mwongere mushyiremo imbaraga, ahubwo urusengero rw'Imana murwuzuze, mwuzuze ibisabwa, kuko igihe kizagera Imana ifungure, habeho ibambe ry'Imana, abantu b'Imana bongere guhurira hamwe. Torero, ibi ndabivuga ndi mu mwuka wera w'Imana. Ndagira ngo ngusabe, mubwire ngo nta kintu cyacitse, nta byacitse bihari, ahubwo mwebwe icyo musaba ni ukwita ku iherezo ryabo. Imana nishimwe, haleluya. Mwite ku iherezo ryabo, kuko hazabaho urubanza. Ibyo uvuga, ibyo ukora, aho ugenda,
menya ko buri domene yose urimo hazabaho kubazwa wabikoze ute, wavuga gute, wabanye n'abantu gute. Yesu avuganye natwe aravuga ngo mugire urukundo kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi, ariko abantu urukundo rwarashize, nta rukundo abantu bagifite. Nukweretse ko gukunda afite icyo agushakaho. Ariko se tuganire bene data, ubundi wa mugani mubona hari urukundo rukiriho? Abantu babaye indyarya, umuntu arakubwira ngo ndagukunda ejo akakuroga kandi umusenga namugendana. Urabwira umuntu uti muvandimwe mumeze muti, yaba abizi ko uri umukene agahita atangira kuboroka telefone yakaba turagiye kusaba. Nta rukundo rukiriho. None ikintu kibabaje kinatangaje, n'abitwa ko ari abantu basenga, abitwa ko ari abakozi b'Imana, nabo nta rukundo bagifite. Ubu dushobora kumara amezi 6 duturanye n'umuntu w'umurokore ataragera iwanjye kandi muhurira ku igaburo. Gusa ubwo ni urukundo? Muraririmbana muri korali ntaza gutaha. Torero ry'Imana, mugire urukundo. Urukundo ni rwo rwa mbere rutwikira ibyaha byinshi, niko birivuze. Imana nishimwe. Yesu aravuze ngo nta gitangaje kirimo, ntimutangazwe no kubagerageza n'ikomere riri hagati yanyu, kuko bamwe bazabajyana no mu nkiko, bazajya kubaburanya ibyo mutanakoze. Bibiliya bivuga ngo nibazabafata abantu bashyire mu nkiko, bazabakubita, bazabarenganya. Kandi mwibuke ko umugaragu ataruta shebuja. Ubwo na Yesu bamubwiriye biriya byose muzi imibabaro ya Yesu yaciyemo. Niba muvuga ko mujya mu bwami bw'Imana, namwe muzahura n'ibyo Kristo yahuye nabyo. Kumve ijambo ry'Imana mu Bakolosayi igice cya 3. Kumve icyo Bibiliya ivuga. Umva ikintu gitangaje kiri aha ngaha, aho ugomba kubera amaso. Rwandiko rwa mbere rwa Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 3. Haravuze ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishamwe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muhere ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Imana ishimwe. Umurongo wa 5. Nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kugirira imfu nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo byose bizanira umujinya Imana abatumvira. Bene data, turi mu bihe bibi bigoye. Mwirinde cyane mu byo mukora, kandi niba koko mwarakira Yesu umwami n'umukiza, mukunde cyane, mu muhanga amaso yanyu ku biri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Imana nihimbaza. Igihe turimo kiragoye, giteye n'ubwoba. Abantu bakunze iby'isi kuruta iby'ijuru. Niyo mpamvu nifuza ko mwebwe mukikanyakanya, nimvuga gukanyakanya ni ugutera kuka, ari ukuntu ubona ibintu bigenda bihinduka, ariko ukabona haracyarimo abandi batararangira nk'abandi. Niyo mpamvu nifuza kugira ngo Imana igushoboze kutamera nk'abandi. Abandi bari kwigana imico y'abandi, abandi nyine barashaka kumera nk'abandi, ariko mwebwe mugifashe ku rufatiro rwa Kristo, mugaba tuti twebwe ntituzigera duhindurwa n'ibihe. Salomo yanditse igitabo cy'imigani avuga ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaho kubusa. Bene data, mwirinde guhindurwa n'ibihe. Kristo uko yari ari ejo n'umunsi nuko akiri, kandi nimba Kristo ari we bugingo bwanyu, bene data nimube maso, mubere maso ubugingo bwanyu. Icya kabiri, niba muvuga ko muri abana b'Imana, mwirinde cyane ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Icya gatatu nifuje kubamenyesha nuko Kristo ahari, natwe ariho tuzajya. Ubwo kandi Yesu yazutse, natwe azatuzura nituramuka tuvuye muri ubu bugingo.
ndagira ngo dufate akanya tubashimire bene data, niba koko muvuga ko muri abera b'Imana, amaso yanyu muyakure mu by'isi. Simvuze ko mutagomba gukora mushakisha ubuzima, ariko mwihanga amaso iby'isi. Ibi byose mubona, Yesu yageze mu murwa wa Yerusalemu, arawureba, arawubwira ngo Yerusalemu, Yerusalemu we, ugushye ishyano, iyo umenya icyaguhesha amahoro, dore ngutumaho abahanuzi ukabica, ariko Yerusalemu we, ugushije ishyano. Yesu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ibi byose mureba, abivuga kuri Yerusalemu, abantu ibi byose mureba, nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Bene data, hari igihe kigiye kugera, Kristo ibi byose naza bizashira. Ibyo abana b'abantu biringiye, abantu bimutse iby'isi, abantu bakunze ubutunzi kuruta iby'ijuru. Bene data, Pawulo yandikira Abakolosayi arababwira ngo nimba mwarazuranywe na Kristo, mwarapfanye na Kristo mukazuragwana na Kristo, imitima yanyu ye guhangwa mu by'isi, ahubwo muhanga amaso aho Kristo ari, kandi niwe banze ryo kwizerwa. Imana nishimwe. Nyemerera dufatikanye gusenga, neje kubwira ngo nta gitangaza kirimo, nta byacitse. Bene data, ibi byose muri kubona, ibigeragezo biriho ubu, ni na kera byahozeho, ibyaha biriho ubu, n'ubu na kera byahozeho, nta kintu kidasanzwe. Ariko Yesu aravuze ngo mwirinde ibisindisha, mwirinde ubusambanyi, mwirinde amarari y'umubiri. Ibi byose Yesu aravuze ngo nimubyirinde. Nubwo bigoye kwirinda, ariko biranashoboka gukiranuka, ibyo byose ukabinesha hamwe n'imbabazi z'Imana. Mwami Yesu, turagushimiye ko utanga imbaraga zo kunesha no gukiranuka. Dushoboze rero, nubwo nta kidasanzwe nibyo, ibi byose turi kubona na kera byahoze, ariko turagusabye ngo uduhe imbaraga ko turi mu bihe bya nyuma, udushoboze gukiranuka no kunesha. By'umwihariko abakunzi ba Gereza TV, ubambika imbaraga. Ndagushimiye kutanze imbaraga ku bantu bawe, kandi Mwami, ubu uzaza gutwara itorero, abera bawe natwe tuzagaragaremo. Urakoze kubwira ijambo ryawe, urakoze kumva gusenga kwacu, mu izina rya Yesu, amen. Mu nkundire mbashimire kandi ninginge buri muntu wese, nimba bishoboka iki kiganiro mbaganirije cyangwa iki cyigisho mbigishije kigere ahantu henshi hashoboka, umfasha ukore subscribe, share, comment na like. By'umwihariko umuntu akora subscribe rimwe ntabwo yongera kabiri, ariko kandi unagisharinze ku magurupe ya WhatsApp mubamo, waba ukoze ikintu gikomeye, waba uteye inkunga umurimo w'Imana. Imana iguhe umugisha, ndabakunda, mugire umugisha w'Imana.